Mu myaka miliyoni 10 ishize mu mashyamba yari muri aka gace dutuyemo ka Afurika y'Uburasirazuba, imwe mu nyamaswa zahabaga yagenderaga ku maguru ane yarahagurutse itangira kugendera ku maguru abiri. Yari inyamaswa y'inyamabere yabanaga n'izindi nyamaswa z'indyanyama zahigaga. Kuva yatangira kugendera ku maguru abiri, yarwanye intambara yo kwibeshaho no kwirinda ibizazane byabagaho mu mashyamba. Iyo n'izindi zayikomotseho zafashe inzira ziragenda zizenguruka isi, ziravumbura, zihimba uburyo bwo kubaho, zigarurira isi nzima. Twe turi abana bazo. Nge nitwa Ismael Mwanafunzi. Uruhu rwacu rwakwera cyangwa se rukirabura, twese dukomoka ku muryango umwe. Imyaka miliyoni 10 ni ibisekuru 500,000. Twe turi igisekuru cy'ibihumbi 500 uhereye ku nyamaswa yigeze guhaguruka igatangira kugendera ku maguru abiri yari isanzwe igendera kuri ane. Iyo nyamaswa ubumenyi bwose yagize yabuhaye abana bayo, zirabuhererekanya kugera kuri twe. Uyu munsi ubwo bumenyi nibwo dukoresha tugakora ubushakashatsi bwavumbuye ibi byose tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Kujagajaga hahise hacu tukamenya imibereho y'abatubanjirije. Ntabwo byumvikana mu buryo bwihuse uburyo inyamaswa yabaga mu mashyamba itunzwe no guhiga ariyo yaduhaye ubumenyi twakoresheje indege na telefone igendanwa. Reka tuvuge ku rugendo rwabayeho intambwe ku yindi, kuva ku nguge yashinze amaguru abiri ivuye kuri ane ikabyara abana babyaye basekuruza batubyaye. Mbahaye ikaze muri iyi nkuru y'urugendo inguge zagenze kugeza zihindutse twebwe. Mbahaye ikaze mu kiganiro wari uziko. Tekereza turi mu mwaka wa miliyoni 10 mbere ya Yezu. Dinosaurs zari zarazimye ku isi mu myaka miliyoni 50 yari ishize, ariko ubundi bwoko bw'ibinyabuzima bwakomezaga kuvuka. Inyamabere zakomezaga kwikuba inshuro nyinshi. Mu mashyamba manini muri Afurika y'Uburasirazuba, ubwoko bwinshi bw'inguge bwakomezaga kuvuka. Muri iki gihe, bitewe n'ingufu z'isi zo mu nda yayo, aho ibyiswe plaque tectonique bijya bisekurana bigateza imitingito ikomeye, umugabane wa Afurika wacitsemo ibice bibiri. Umukoki munini wiswe Grand Rift Africain uherereye ku gice cya Kenya, Tanzania na Ethiopia uravuka. Mu burengerazuba bw'uwo muhora hasigara igice cy'imisozi. Mu burasirazuba bwawo aherekera ku ihembe rya Afurika haguma igice cy'umukenke ahatagira igiti na kimwe. Hirya yaho ni inyanja y'umutuku. Uyu muhora wabaye uruzitiro rw'amagana y'ibirometero. Ibihumbi by'inguge byisanga bitandukanijwe n'umuhora. Izisanze mu gice cy'imisozi zahuye n'ubuzima bugoye kuko bitewe n'ihindagurika ry'ikirere ishyamba ryavuyeho. Zisanga zituye mu mukenke mu gihe zari zaramenyereye kurira ibiti. Mwibuke zari zikigendera ku maguru ane, zibeshejweho no kurira ibiti ngo zibashe kubona hari ibyo kurya na hari inyamaswa z'inkazi zazihiga. Iki gihe tekereza ku nguge zitigeze ziba ku butaka, maze nyuma zikisanga ahantu hatari igiti na kimwe mu mukenke. Hari ibihumbi by'inyamaswa z'indyanyama zazihigaga. Byari ibyago bitagira ibara. Ntabwo zashoboraga kubaho zidashobora kureba kure ngo zimenye hari ibyo kurya. Nyinshi muri zo zarahaguye. Byasaga naho ubwoko bw'inguge butangiye kuzima kuko nta cyashoboraga kuzirokora muri uwo mukenke. Gusa imwe muri zo by'amaburakindi ibona ko zitazabasha kuba muri uwo mukenke, yarahagurutse ihagarara ku maguru abiri. Ibona irebye kure mu ntera nini bijya kumera nkaho yuri igiti nkuko yabimenyereye. Itera intambwe imwe iragwa, ireguka, itera iya kabiri, itera iya gatatu, iragenda. Izindi nke byari bisigaranye nazo zibigenza uko. Inguge nkuru muri izi ihagaze yapimaga metero 1 na santimetero 30. Iyi yari imaze guhagarika kuba inguge. Yahise yitwa Aurorine. Urugendo rurerure rw'amaguru rwo gukwira isi rwari rutangiriye aha. Aurorine n'izindi nguge zo mu muryango wayo zatangiye kugendesha amaguru abiri kugira ngo zishobore kureba imbere, zigende ku butaka, zijye gushaka ibyo kurya n'ahantu zabona ishyamba ryo guturamo kugira ngo ubuzima busubire uko bwahoze. Ntabwo zari zizi ko zikoze igikorwa kizavamo abatuye isi uyu munsi. Zagombaga kugenda ziruhuka kenshi kuko kugenda zihagaze ku maguru abiri byakururaga inyama zo ku mugongo
ugasa n'ukwedutse, umunaniro ukihuta. Rwari urugendo aho ubuzima bwasaga n'uburi ku rudodo, kuko nta n'imwe muri izi nguge yashoboraga kwirwanaho igihe haje inyamaswa y'inkazi nk'intare. Inyinshi mu muryango wa Aurorine zahasize ubuzima. Muri iki gihe, ku birometero 2000 uvuye aho za Aurorine zari ziri, indi nguge nayo yarahagurutse itangira kugendera ku maguru abiri, yitwaga Tumai. Ntawe uzi niba nayo yaratekereje ko guhaguruka ari bwo buryo bwonyine bwo kurokoka, cyangwa se niba ari ibikorwa byahuriranye gusa. Izi zose zahagurutse ndetse n'izazikomotseho zaziganye, byazisabye nibura imyaka 1000 kugira ngo zimenyere kugendera ku maguru abiri bitazigoye. Yavukaga igasanga izindi zihagaze, nayo yigaga guhagarara no kugendera ku maguru abiri. Byazisabye ibihumbi by'imyaka kugira ngo zimenye ko ibyahoze ari amaguru yazo y'imbere yahindutse amaboko, ibyahoze ari ibirenge by'amaguru y'imbere byahindutse ibiganza zishobora gukoresha imirimo itabarika. Mu magana y'imyaka, Aurorine na Tumai zabyaye abana zibatoza kugendesha amaguru abiri. Aurorine na Tumai ntawamenye iherezo ryazo naho zaguye. Imibereho yongeye guhinduka bitewe n'ihinduka ry'ikirere. Mu binyejana byinshi, amapfa akabije yakuyeho bimwe mu bimera n'inyamaswa. Abakurambere bacu bahura n'ibibazo by'ubwiyongere kuko benshi bapfaga cyane. Umuvuduko wo kororoka uragabanuka. Izarokotse ni izagize ubushobozi bwo guhangana n'ibi bihe bikomeye, zigahindura imibereho, zitabishobora zigapfa. Izarokotse ni izashoboye kwiga ubuzima bwo guhangana n'ibihe bikomeye. Zabaga mu mukenke urimo ibiti bike, ni hagati ya Ethiopia, Chad na Afrika y'Epfo. Ubuzima bwazo bwari urugamba. Amazi yari ikibazo, ubushyuhe bwari bukabije. Ubwinshi mu bwoko bw'inyamaswa nk'izitwaga Calicotere bwarazimye burundu. Inyamaswa zabashije kurokoka ni inguge zagenderaga ku maguru abiri zitwaga Australopithèque. Muri izo Australopithèque harimo imwe y'ingore bitekerezwa ko ariyo nyogokuru wacu, yitwaga Lucy. Lucy yabaga mu kibaya cya Awash, ni muri Ethiopia. Inguge zo mu muryango wa Lucy zose zazize amapfa n'inzara ubwo Lucy yari ifite imyaka 20 n'abana 4. Lucy yari Australopithèque afarensis. Hariho na Australopithèque anamensis. Anamensis ntabwo zageraga ubwitonzi nk'ubwa afarensis. Zo zaryaga inyama, byumvikana ko zabagaho zirwana n'izindi nyamaswa, mu gihe zo mu bwoko bwa Lucy afarensis zo ziriraga imbuto, udukoko duto n'imizi y'ibiti. Umwanzi ukomeye zabanaga nawe mu ishyamba byari ibirura, wolf. Ikirura kiri mu nyamaswa zirya inyama zigira urwasaya rufite ingufu zitaboneka kenshi. Iyo ikirura kigiye gufata ikintu, urwasaya rwacyo rwo hejuru n'urwo hasi byihuza bifite umuvuduko upima 150 kuri santimetero karimwe. Gihuza amenyo yo hejuru n'ayo hasi ku muvuduko uri butanga ibiro 150. Kigufasha ukuguru byaba bisa nuko bafata ikintu gipima 150 ntibakigukubiteho gusa, ahubwo bakagikura mu ntera runaka bakakikwasa ku kuguru, ukongeraho n'iryinyo ryacyo risongoye. Kuri ubu bushobozi, ikirura gikacanga amagufa y'inyamaswa cyangwa umuntu gifashe kikayagira ifu. Kuri iyi ngingo, ikirura ni akana mu kugira ingufu z'urwasaya, kuko nk'impyisi yo ifite urwasaya ruhekenya ibintu ku buremere bwa tone 5. Australopithèque anamensis zabagaho mu rugendo ruhoraho mu nce za Kenya na Ethiopia y'ubu, zikabaho zicengana n'ibirura. Zagenze ibirometero n'ibirometero zishaka ibyo kurya, ariko nanone zishaka ahantu zazagera hari amashyamba, zigatuza zigatura. Mu mwaka wa 2000, itsinda ry'abashakashatsi riyobowe n'umunya Ethiopia Zeresenay Aremsegede bavumbuye ibisigazwa by'inyamaswa byemejwe ko ari umubiri wa Lucy ahitwa Dikika, ni mu nkengero z'uruzi rwa Awash. Bemeje ibi nyuma yo gupima bagasanga ni ibisigazwa bimaze imyaka 3,300,000. Turi mu mwaka wa 3,000,000 mbere ya Yezu. Umuntu wa mbere ujya kumera nkatwe yendaga kubaho.
Ku yindi nshuro ihinduka ry'ikirere niryo ryatumye habaho impinduka ku miterere y'inguge zerekezaga ku kuba twebwe. La grande glaciation, ubukonje bukomeye bwibasiye igice kinini cy'isi. Ku mpera z'isi ibibuye by'urubura byariremye, amamiliyari y'amaritiro y'amazi yose ahinduka ibibuye. Inyanja zose igipimo cy'ubutumburuke bwazo kiragabanuka kandi imvura ihagarika kugwa. Muri Afurika ko amapfa yabaye menshi, henshi henda kuba ubutayu kuko ibicu bituruka muri Atlantique bizana imvura ntabwo byari bikiza. Australopithèque nkeya nizo zashoboraga kwihanganira ibi, inyinshi zarapfuye. Ku yindi nshuro yashoboye kurokoka ni yashoboye guhindura imibereho muri ibyo bihe bikomeye. Iyi niyo muvumbuzi ukomeye mu muryango wacu. Ngiye guhagarika gukomeza kuyita iyo kuko yari imaze guhagarika kuba inguge bitewe n'uko ibihe bikomeye by'ubushyuhe byayiteye gutangira kubaho nkatwe. Uyu we yari umuntu yitwaga Homo habilis, l'homme habile, umuntu ufite ubumenyi. Ubuvumbuzi yagize bwahinduye icyerekezo umuntu yari kuzagira muri icyo gihe. Homo habilis yari munini ugereranije n'inguge zabanje zishwe n'ubushyuhe. Yari afite umutwe munini cyane, bivuze ko yari afite ubwonko bunini. Birumvikana ibitekerezo nabyo byari byinshi. Yari umunyamatsiko. Buri kintu cyose yabonaga mu ishyamba yakibazagaho ibibazo byinshi birebana n'imibereho yacyo. N'inyamaswa zo kurya yicaga yabanzaga kwitegereza ibice biyigize akareba uko iteye mbere yo kuyirya. Niwe muntu wa mbere wakoresheje amaboko agakora igikoresho cya mbere. Niwe muntu wa mbere watekereje ko kugira ngo ugire ikintu ukora bisaba igikoresho runaka. Sekuruza w'ibikoresho byose twifashisha uyu munsi. Dore uko byagenze. Rimwe Habilis na bagenzi be bavumbuye inyamaswa yapfuye. Kuri bo yari amahirwe yo kubona ibyo kurya batavunikiye kandi bizamara igihe kirekire. Uburyo baryaga inyamaswa kwari ukuyishinga amenyo n'inzara bakajya bayikuraho inyama. Mu gihe bagenzi be barimo barwana n'iyo nyamaswa bavumbuye kuko yari inyamaswa ikomeye bashaka kuyikuraho inyama, Habilis yari yicaye ku ruhande aho nk'uko bisanzwe arimo gutekereza yibaza kuri buri kintu yerekejeho amaso. Yafashe ibuye araryitegereza nk'uko bisanzwe yibazaga icyo kintu icyo ari cyo. Ararifata arikubita ku rindi ashaka kureba ikirimo imbere. Mu kurikubita ku rindi ryaramanyutse hasigarana igice kimwe mu ntoki. Ahita abona ko ibuye urikubise ku rindi rishobora gutema irindi buye. Gusa igice yasigaranye mu ntoki cyari igice gityaye cyane ku buryo cyanamukomerekeje mu kiganza. Uku gukomereka kwe niko kwavuyemo ibikoresho byose dufite uyu munsi. Ibuye ryaramukomerekeje ahita abona ko igice cy'ibuye gishobora gutema ikiganza. La pierre coupée coupe la main. Niba igice cy'ibuye gitema ikiganza ubwo cyatema n'ikindi kintu. La pierre coupée coupe la main. Yahise abigeragereza kuri ya nyamaswa bari babonye. Atabizi Habilis yari amaze gukora ubuvumbuzi buhambaye. Yari amaze gutangiza ibyo abarimu bazatwigisha mu kinyejana cya 20, l'âge de la pierre taillée, igisekuru cyo guconga amabuye. Kuva Habilis yavumbura ibuye ryo kubagisha inyamaswa yatangiye kurya neza. Kubera proteine ubwonko bwe bwongera ubushobozi. Intiti Habilis ahita ahimba ibindi bikoresho nk'intwaro aho bakoreshaga ibuye bagasongora ibisongo byo kwirinda no guhiga. Iyi yari yo ntangiriro y'ibikorwa by'abantu ku isi. Ibuye Habilis yabagishije inyamaswa niryo ryaje kuvamo ibikorwa byose by'akataraboneka twashyize ku isi uyu munsi. Icyiza cyane muri ubu buryo bwo gutekereza no kuvumbura nuko bwahererekanwaga. Ubumenyi bwihutaga mu ishyamba binyuze mu kwigana. Indi nyungu irimo nuko ubumenyi buhererekanijwe mu biganza bugenda bunozwa. Kuva iki gihe nta kindi cyashoboraga guhagarika iterambere ryacu. Ikibazo nuko kugira ubumenyi byaje guhindura imyitwarire yacu, maze bamwe muri twe batangira kwitwara nk'abaruta abandi. Habilis niwe wa mbere watangiye kwitwa umuntu, umuvumbuzi, umuhimbyi, akaba n'umusesenguzi w'ibitekerezo. Umugabo w'ubutegetsi wakoze intwaro bwa mbere. Ibisongo n'ingabo ze zamugendaga inyuma ahantu hose. Niwe muntu wa mbere wigiriye icyizere ahagarika guhunga inyamaswa z'inkazi ahubwo atangira kuzirwanya. Bitewe no gusangira no guhererekanya ubumenyi,
umubano hagati y'itsinda ry'aba Abilis wajemo ingufu. Hari ubufatanye kandi bose bahuriza hamwe mu kurwanya no kwirinda inyamaswa zitari zimeze nkabo zari zituye ku butaka. Gusa uko ubumenyi bwabyaraga umusaruro, havukaga no kutumvikana. Umuryango mugari wacu w'amakimbirane n'ubwumvikane buke nawo wari urimo kuvuka. Birirwaga bahonda amabuye ngo babone matyaye ashobora gukeba cyangwa se gutema ikintu runaka. Abilis yigishaga abandi uburyo ibuye ritema riba rimeze. Bagombaga kwitegereza uko riba risa, uko riba ringana, n'uburyo rishobora gukoreshwa, kandi ibyo bagahora babyibuka. Hari harimo haravuka ikizitwa kwiga mu binyejana biri imbere, uburezi. Nta yindi nyamaswa mu ishyamba yashoboraga gukora ibi. Abilis ibyo yakoraga byose ntabwo yari azi ko ari we soko y'ibikorwa bizabaho iteka ryose bikorwa n'abatuye isi. Hari inyandiko zivuga ko umuryango Abilis wari ugizwe n'abantu 200,000. Abilis yabayeho imyaka ibarirwa mu 1000. Uko hazaga ikiza gishingiye ku ihinduka ry'ikirere kigahitana nyinshi mu nguge, yabashaga guhindura imibereho ikarokoka, yarabyaraga ikazatoza abana bayo iyo mibereho, ikazabasiga ku rundi rwego ruto urwo basekuru bariho mu birebana n'imibereho. Homo Abilis yapfuye asigiye abamukomokaho igitekerezo cy'uburwanyi, igitekerezo cy'uko nta kintu kidashoboka mu ishyamba, igitekerezo kikiriho no ku bantu b'uyu munsi. Turi mu mwaka wa 2,000,000 mbere ya Yezu. Amashyamba n'imisozi y'umukenke muri Afurika y'Uburasirazuba yari asigaye aberamo guhangana gukomeye hagati y'abakomoka kuri Abilis bari bazi gukorana ubwenge ibibabeshaho, ndetse n'izindi nyamaswa zo mu bwoko bw'inguge. Ubwiyongere bw'izi nyamaswa n'aba bantu ndetse n'amatsiko yo kuvumbura ibintu n'ahantu hashya byatumye imwe mu miryango y'aba Abilis itangira urugendo rwerekeza mu majyaruguru ya Afurika. Umubiri w'uyu muntu mushya wari umaze kumenyera ingendo, kuko bari abantu batagira aho batura, nomade. Ibikoresho byari byaravumbuwe na Homo Abilis byarushagaho kunozwa no kuvugururwa. Homo ergaster yari mu nzira za. Mu bakurambere bacu bose, Ergaster niwe murwanyi wari mukomeye. Ergaster yavumbuye isi. Ergaster nyuma yaje kwitwa Erectus kubera ihindagurika ry'ikirere, hakaba ubukonje bwamanuye ibipimo by'inyanja cyangwa se ubushyuhe bwinshi cyane. Iki gihe abantu bakwiriye igice kinini cy'isi. Ergaster n'abantu be bagenze ibirometero batari bazi kubara uko bingana, bigarurira uduce batari bazi. Ni iki cyabasunikiraga kwiruka isi batari bazi icyo gihe? Ni imigirire yo kwigarurira uduce no kuvumbura Abilis yari yarabashyizemo. Ergaster we yari munini kurusha Abilis, ntabwo yabwinshi yari afite nka Abilis, kandi yarahagararaga akema, mbese yajyaga kumera nk'uko tumeze, usibye ko umutwe we wari ukirimo isura y'inguge. Ntabwo yaryaga cyane kandi yashoboraga kugenda intera ndende atarya atanywa. Ubwonko bwe bwakomezaga gukura. Ergaster ntabwo yakoze ubuvumbuzi bwatugejeje ku iterambere dufite gusa, ahubwo ni nawe muntu wa mbere wagize amarangamutima. Ibigeragezo n'inyamaswa yahiganaga nazo mu ishyamba zikamutwara benshi mu bantu be byatumye arira ku nshuro ya mbere, nawe atazi ibyo ari byo. Ntabwo yari azi ayo matembabuzi amusohoka mu maso ibyo ari byo. Abanyamateka bavuga ko ashobora kuba ari we muntu wa mbere watekereje ku rupfu bwa mbere. Niwe muntu wa mbere wagize amarangamutima. Niwe muntu wa mbere wamenye ko kubana n'abandi ari ingirakamaro mu buzima. Yamenye ko itsinda ririndana hagati yaryo. Mu rugendo bakoraga, Ergaster n'umuryango we bahuraga n'ibibazo bishingiye ku ihindagurika ry'ikirere birimo inzara, ubukonje bukabije n'ubushyuhe, maze uburyo bakoreshaga mu kubivamo bukabahindura imiterere n'imitekerereze. Bavuga ko bagiye bakagera muri Aziya baramaze kongera igipimo cy'uburyo bumvaga isi n'uburyo bayibonaga. Aha niho Ergaster yahindukiye Homo erectus, homme dressé, umuntu wemye. Muri iki gihe mu mashyamba aba bantu kimwe n'izindi nyamaswa nk'intare babagaho kimwe. Bose batungwaga n'inyama kandi mbisi. Bose kurya byabasabaga kwica. Gusa Erectus we yicishaga intwaro, mu gihe intare yicishaga ingufu zayo n'amahane nk'uko n'ubu ikibigenza.
Intare niyo yari umwami uyoboye inyamaswa zose zirimo na Erectus mu ishyamba. Inyama zuzuye proteine zongera imikorere y'ubwonko, ariko kuzirya ari mbisi zigera mu nda, umubiri ugahagarika ibindi bikorwa byose. Ingufu zawo zose zikohererezwa igifu kiba kigomba gusya ibintu bimeze nkacyo, inyama mbisi. N'ubwonko bugabanya gukora, bugatiza ingufu igifu. Niyo mpamvu intare zitazigera zimenya ubwenge nkatwe. Buri munsi mu gihe bamwe babaga bagiye guhiga cyangwa se gushaka imbuto, abandi birirwaga bahonda amabuye. Guhonda amabuye kwari ugushaka ibikoresho. Amabuye amwe yabaga ari ayo kuzahondesha amagufa ngo bakuremo umusokoro, andi yari ayo kubagisha inyamaswa. Ibihe byo gutekereza kuri uyu munsi gusa byari birangiye, batangiye gutekereza kuri ejo hazaza. Murakaza neza mu isi igezweho. Muri Aziya, mu burasirazuba bwo hagati, mu Burayi, muri Afurika, aho abantu bagiye bagera hose bakurikiye inzira imwe y'imibereho. Kubera kubaho bagenda, uwabonye aho baconga ibuye aho yageraga akahasanga abandi, bamukoperagaho ibyo akora bigamije koroshya ubuzima. Uko imyaka yashiraga, bagendaga batandukana mu masura bitewe n'igice cy'isi babamo n'ikirere cyaho. Ibara ry'uruhu rwabo, imisatsi, imiterere n'ibara ry'amaso yabo, byose ntabwo byari bikiri bimwe kuri bose. Iterambere n'ubumenyi bushya byo byari bigikomeje, kandi abantu bose babyungukagamo. Hano umuntu yari hafi kuvumbura ikintu cyatumye uyu munsi twitwa ikinyabuzima cyiza ubwenge kurusha izindi nyamaswa zose. Nibwo buvumbuzi bukomeye bwabayeho, bukagira akamaro ku bantu bose babayeho. Nibwo buvumbuzi bwashyize itandukaniro hagati yacu n'izindi nyamaswa zabaga mu ishyamba. Iyo butabaho, birashoboka ko tuba tukiri mu mashyamba duhiga. Rimwe mu gitondo, Homo erectus n'umuryango we bagiye guhiga. Imvura iragwa, inkuba irakubita. Inkuba ikubita igiti, yatutuma kufulanga tusolooza nsogera mutima mulungi kubanga ndi muntu ategeera kye bayita omusumba kyeki. Ayitera ikindi akitinzamo umwanya munini, akikuyemo abona agace k'aya nyamaswa kasigaye ku gisongo cyari cyafashwe n'umuriro. Uko yegerezaga ikiganza cye, iyo nyamaswa yaramurumaga, yarashyaga. Ariko ikaba inyamaswa y'inyamahoro itagira umuntu n'umwe ikurikira. Aho iri yagumagaho, ndetse bashoboraga kuyijyana ku gisongo. Muri bo nta wari ufite akanunu ku buryo bamaze kuvumbura ikintu kizagira isi uko imeze uku nguku. Uwo muriro bawujyanye ku isonga y'igisongo, bazi ko ari inyamaswa yitonda. Ariko iyo nyamaswa bakayiha ibiti byo kurya, kuko babonaga ifashe igiti aricyo yirira. Ikifashe ikakigumaho, kandi ikakirya igahita ikura. Haza umuyaga nabwo igakura, haza umujinya. Baje kumenya ko iyo nyamaswa ari ingirakamaro ari uko bayihaye inyama. Bayihaye inyama maze izamura umwuka uhumura neza. Barayiyambura ariko bigoranye kuko yabarumaga. Bayiriyeho bumva yahinduye uburyohe, kandi iroroshye mu kuyikacanga no kuyimira. Bakumva biroroshye cyane. Kuva ubwo bakomeza kujya bayiha inyama. Kuri bo iyi nyamaswa bari bayibonye bwa mbere ari nini, ariko bari barigeze kubona utwana twayo duto mu gihe cyo guhonda amabuye. Uko uhonze ibuye ku rindi haza ibishashi. Umuriro wa mbere babanje kujya bawubika ntuzime, hanyuma batangira kujya bawucanisha amabuye. Iyi nkuru yagenze uku ahari abantu hose mu isi. Dore icyo umuriro wadukoreye. Mbere Erectus atarabona umuriro, twaryaga imbuto n'inyama mbisi. Igifu cyacu n'icy'intare cyangwa se impyisi byari bimeze kimwe, bifite ingufu zo gusya inyama mbisi. Ubwonko bwacu ntabwo bwashoboraga kugira ibitekerezo biri kure cyane y'iby'intare, nubwo twe twayirushaga ubwengeho gato. Umwanditsi mu gitabo Histoire des secrets de la guerre du feu à l'internet avuga ko Erectus akimara kuvumbura umuriro, twatangiye kurya ibyokeje, inyama n'imboga zokeje, maze igifu cyacu tugitura umutwaro. 1/2 cy'akazi igifu cyacu cyangwa se igifu cy'intare gikora ko gusya inyama mbisi, twatangiye kujya tugakorera hanze y'inda mbere yuko tubyohereza mu nda. Bavuga ko umuntu yakoze igifu cya kabiri hanze y'inda ye. 1/2 cy'ingufu igifu cyakoreshaga mu gusya inyama mbisi zagiye gufasha ubwonko mu gutekereza.
Ikindi, twahise dutangira kurya imboga, tubona glucide yo kunganira proteine twakuraga mu nyama, maze ubwonko burakura, dutangira gusohoka mu zindi nyamaswa kubera kuzirusha ubwenge no gutekereza ku mibereho. Icyo gihe intare ntabwo yongeye kuba umwami wacu, yakomeje kuba umwami w'izindi nyamaswa zari zisigaye mu gusangira nayo ibidatetse, mu gihe twebwe kubera umuriro twatangiye kujya ducana tukota mu gihe cy'ubukonje. Mu ijoro tukabonesha, kugeza ubwo zimwe mu nyamaswa zahoze ziduhiga nk'ibirura zatangiye kujya ziza iwacu kutuvumbaho ubushyuhe mu gihe cy'ubukonje. Zitangira kutwumvira kuko twari dufite ubushyuhe zikeneye cyane, tuzigira nk'abagaragu bacu, tuba ba sebuja. Dutangira kujyana nazo guhiga, zikaduhigira tukazigenera, zikaturinda izindi nyamaswa z'inkazi mu ishyamba. Uyu munsi zahindutse imbwa. Ngiyi inyamaswa ya mbere umuntu yoroye. Uyu munsi ziracyatwubaha kandi n'indahemuka kuri twe. Umuriro waraje uhindura buri kintu cyose twari tumenyereye mu ishyamba. Intwaro twakoreshaga wazongereye ubushobozi kuko ibisongo twahigishaga twatangiye kujya tubitwika ku gasongero kugira ngo bikomere. Abantu bazamutse berekeza hari uburayi uyu munsi bahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'ubukonje, abenshi barahaguye. Urugendo rw'umuntu rwari rugiye kurangiriraho, ariko umwe mu bageze hari uburayi uyu munsi wabashije kurokoka yitwaga Neanderthal. Bavuga ko ari sekuru w'abanyaburayi. Neanderthal ni umwana wa Erectus wakomeje urugendo akajya i Burayi. Kubera ubukonje n'urubura rwo mu majyaruguru yashoboye kwihanganira, Neanderthal asa n'uwageze mu Burayi yaramaze kuba umwami w'ishyamba. Yari afite umuriro, afite intwaro, afite umuco wo gutabarana na bagenzi be. Yamaze amagana y'ibihumbi by'imyaka ategeka Burayi. Neanderthal yari azi gushaka urutare rwo guturamo no kubaga inyamaswa akambara uruhu rwayo ngo yikingire imbeho. Yari azi gukora intwaro zikomeye n'imitego y'imishibuka. Yari afite isura iburaho gato ngo ibe nk'iyi yacu. Niyo wari ikinyabuzima giteye ubwoba mu nyamaswa zose zabagaho. Bavuga ko Neanderthal yari umuhanga mu kwatsa umuriro kurusha abandi babayeho. Yari azi ubwoko bw'amabuye bakomanya agatanga umuriro vuba, ndetse yari azi gukubanya ibiti byumye bigatanga umuriro mu mwanya muto cyane. Turi mu mwaka w'ibihumbi 50 mbere ya Yezu. Abantu bagendera ku maguru abiri b'abahigi b'inyamaswa n'imbuto batagiraga aho batura, ahubwo babagaho bagenda, kandi bari bafite ubwenge bitewe n'ubwonko bwabo bunini, bari buzuye mu isi yose y'icyo gihe. Gusa abo bantu bose ntabwo ari abakurambere bacu, ariko sogokuru wacu yari umwe muri bo, yari abarimo. Yitwaga Homo sapiens, homme sage, umuntu w'umuhanga, umuntu uzi ibintu. Yavukiye ahantu abantu batazi. Inyandiko ziba ari inkuru y'urugendo rw'inkomoko y'umuntu zivuga ko sapiens yari afite umuco. Yambaraga uruhu rw'inyamaswa, akambara imitako ku maboko no mu ijosi, mbese yari afite imyemerere runaka kuko yanashyinguraga abantu be, kandi akagira uburyo bwiza bwo gutumanaho. Hagati y'umwaka w'ibihumbi 100 n'ibihumbi 40 mbere ya Yezu, sapiens yazengurutse ahantu henshi ku isi. Sapiens ni twe, tugendera ku maguru abiri, dufite ubwenge kurusha Australopithèque, Homo habilis, Erectus na Neanderthal. Imiterere dufite uyu munsi ni iheruka. Nta bandi bantu barabaho bafite imiterere itandukanye n'iyacu. Ba sogokuru ba hafi, ni ukuvuga aba sapiens bageze ku isi imbere yacu, bahimbye ubugeni, bakora ibishushanyo bitandukanye mu buvumo babagamo, ndetse bahita batangira urugendo rwo kubaka isi ishingiye ku bitekerezo bari bafite, le monde de l'imaginaire, kugeza uko tuyize uyu munsi, yuzuye imiturirwa, iminara n'imihanda isennye. Homo sapiens nitwe twenyine dusigaye ku isi duhagarariye umuryango mugari w'aba hominide cyangwa se inguge. Babyara bacu tubana ku isi ari bo nguge nini, tubarusha ubwenge ndetse nitwe tubategeka. Gusa utunyangingo tubika amakuru y'umubiri wacu mu mikurire, imikorere n'imyororokere twitwa acide désoxyribonucléique cyangwa se ADN, tuduhuje n'inguge ku rugero rwa 97%. Twamaze amamiliyoni y'imyaka turwana kugira ngo tugire ubushobozi bwo kubaho muri iyi si ihindagurika. Ba Australopithèque n'abandi bakurikiyeho ntabwo bari gushobora kuba mu isi konje kandi ishyushye ikagira ibiza nk'ibyo tubamo uyu munsi. Umuryango umwe wonyine
niwo wabyaye ubu bwoko bwacu kuva kuri Tumae, Ororine, Anamensis, Lucy, Habilis, Ergaster, Erectus, Neanderthal, Cro-Magnon. Aba bose buri bwoko bwagiye buzimira bukava ku isi kubera ihindagurika ry'isi ryazaga rirusha ingufu ubushobozi bw'imibiri yabo, maze bagapfa bagashira bagasimburwa n'abakurikiyeho bafite imibiri ifite ubushobozi bwo guhangana n'icyo kirere, nabo bakazashira gutyo gutyo kugera kuri twe Sapiens. Uratekereza ko hari irindi hinduka ry'isi rizaza rifite ingufu ziruta ubushobozi bw'imibiri yacu, maze natwe urugendo rwacu ku isi rukarangira hakaza ubundi bwoko bw'abantu bafite imibiri ikomeye kurusha iyacu? Mbashimiye kuba mwemeye kutwumva muri iki kiganiro. Iki kiganiro cyitwa Wari uzi ko, ugikurikira kuri Radio Rwanda ku cyumweru isaa 2 za mu gitondo no kuwa gatandatu isaa 7 n'igice z'amanywa. Nitwa Ismael Mwanafunzi, naho ubutaha. Wari uzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda.